Amen. Amen. Bana igumugisha pastor. God bless you, Pastor. Sandrine nawe tujye gufatanya uyu murimo Imana iguhumugisha. Amen. 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 Witeka bane nawe imbaraga n'amavuta. Hallelujah. Nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu. I'm greeting you one more time in the name of Jesus Christ. Ndashimira Imana yo mu ijuru, Imana y'agakiza kacu. I thank the Heavenly Father, the God of my salvation, Yemeye kuntuma kuri uyu munsi nanjye ndemera ndi butumike. who found it worthy for me to stand before you. Ndashimira umushumba mukuru w'amatorero ya BETHESDA aba yatugabye mu murimo. I thank the Bishop of Bethesda because he's the one who ordains us. Hanyuma n'abandi bashumba baba basengeye uyu mwanya Imana ibaha umugisha. Associate pastors who pray for this, God bless you. Abinginzi Imana ibaha umugisha. Intercessors, God bless you. Mwese iteraniro mwese Imana ijye ibaha umugisha kuko ndabizi ko ari benshi basengera rino teraniro. The whole service and congregation, may you all be blessed. Imana y'amahoro ibaha umugisha. May the Lord of peace bless you. Hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana. We're going to share the word of God. Ijambo ry'Imana Uwiteka yabantumyeho uyu munsi The message I have for you today riravuga ngo says, imfatiro zawe nizisenywa when your foundations are shaken, uzagume ku rufatiro ruzima. cling to the living foundation. Imfatiro nizisenywa When your foundations are destroyed, wewe uzagume uhagaze ku rufatiro ruzima. stand to the unshakable foundation. Turaza gutandukanya urufatiro n'imfatiro. We shall differentiate foundations and the foundation. Ubyumvise wakumva wenda ko kimwe kiri mu buke ikindi kiri mu bwinshi. You might think one is in plural and the other one is singular. Ariko urufatiro ndi buvuge rutandukanye n'imfatiro. However, the foundation is different from foundations. Ndagira ngo mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana no kugira icyo mvuga kubyo Imana yambwiye. Before I start reading the word of God, Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe utungirire umumaro. I want to tell your neighbor, be useful to me. Nubona sinziriye umwiture. If I'm asleep, wake me up. Iri teraniro rijyabamo igitotsi. Sometimes we slumber in the second service. Baze kugerageza bafungure kugira ngo ubushyuhe butabasinziriza. They should try open the windows and let aeration come in. Twarabibonye abantu barasinzira benshi. Nimba ariko bamaze kubyina nkuku, ubu ni murako mumaze kubyina. Ubu mukanya gatotsi gashobora kuba twatukumva muragona. Because you just finished dancing, I know you can slumber. Buriya hari atwicara tujya tubabona muri guca umugara. Sometimes we see you. Ariko niyo mpamvu mbabwiye ngo ubwire mugenzi wawe utungirire umumaro. That's why I told you to tell your neighbor to be useful to you today. Nubona ngiye ungarure. If you see me slumbering, please wake Ko me up. abantu bajya baducika kandi bicaye hano. Because sometimes people can flee. Yet Ariko they're in the presence of kumva God. aya magambo yakugirira umumaro. But if you listen to the word of God, it will definitely be of utility. Kuko ibi twaro dukora kubyina kuririmba ni byiza. Dancing, singing is good. Ariko bigira umumaro bikomezwa n'ijambo. But it's strengthened by the word of God. Tudafite ijambo byaba nk'ibindi nubwo twagira twabyina byaba nkuko wabyina ndomboro ya sono. Without the word, it will be useless. Byaba nk'ibindi nkuko twabyina za zindi zo hirya. It will just be like secular music. Ariko byaheshejwe agaciro n'ijambo. However, it has utility because of the word. Ibyo turirimba, ibyo dukora tubikura mu ijambo. Whatever we sing, whatever we say comes from the word. Iyo utazi impamvu byina nta nicyo If byakumarira. you don't know the reason you dance, that's Iyo utazi useless. impamvu waririmba ukabira n'ibyuyu ukabyina ukagira gute nta. Ni nka exercice waba uri gukora, ni nka siporo waba uri gukora ntacyo byagukoraho. Ariko nimba uzi impamvu uri kubyina, If you know the reason why you're dancing, nimba uzi impamvu uri kwiruka ukava hariya ukagera hariya, if you know the reason why you're uzi running, impamvu uhagaze hano ukaririmba ukamara isaha cyangwa amasaha abiri, if you know the reason why you're standing on the pulpit for 1 and 2 bizakugirira hours, umumaro. it will be useful to your life. Kandi biva mu ijambo In addition, it comes from the word, kugira ngo wumve neza impamvu wabikora. so that you listen well the reason Niyo why you're doing mpamvu that. mbasabye ngo uyu mwanya mujye muwuha agaciro. That's why I plead you to respect this. Hari time. abantu baba bumva birangiye, Some people feel like it's over. iyo ijambo rije baba bumva bahita bisohokera. When the word comes, they even want to go home. N'ubu ntihabuze abisohokeye. I know some even went out because it's sermon Ariko time. byose bituruka mu bwana. But everything is because
some people are still children in faith. ikindi gihe tuzavugana wenda twigishe ku kintu cy'imikurire yo mu mwuka Maybe we shall learn about n'inyungu zabyo and the advantage. kuko hari ibintu umuntu ahomba kubera akiri umwana. Because sometimes you like things because you're still a hari child. ibintu atumva kubera akiri umwana. The things you don't listen to because you're still young in the spirit. ariko dore ibintu byose ibitwicaje hano ibiduhesheje ubugingo biri muri iri Everything jambo. that will give us soul is in this word. niyo mpamvu dukwiriye kubyumva tukabyumvira tukanabyitondera. That's why we should listen and respect the word. tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana. So these are the word of God we're going to discuss about. reka n'ubundi dufatanye na Pastor Sumta Pastor Sumta will help us. hanyuma adufashe muri iri jambo. Haleluya. Amen. Zaburi 11 umurongo wa 3. Psalms 11 verse 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 11 bice 11 umurongo wa 3. Dusome. Niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? niba imfatiro zisenywe If the foundations are destroyed, umukiranutsi yakora iki? what can the righteous do? Abaheburayo 10 umurongo wa 37-38. Hebrews 10:38. Abaheburayo 10 umurongo wa 37 no 38 dusome mu izina rya Yesu. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ako mugafate hari ikintu cyabazaga, hari ikibazo kibaza ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? If the foundations are destroyed, what could the righteous do? None haka kantu mugafate ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. The righteous shall live by faith. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Amen. Nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Nukuvuga ngo nareka kunyizera umutima wanjye ntuzamwishimira. My heart shall not pleasure in him. Hanyuma igitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice 2:19 gusa. Igitabo cya kabiri cya Timoteyo bice 2 umurongo wa 19 dusome mu izina rya Yesu. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana rwo ruracyahagaze. Nevertheless, the solid foundation of God stands. Twumvise ko hari imfatiro zisenyuka. We've heard that some foundations are destroyed. Ariko urufatiro rukomeye rw'Imana rwo rurahagaze, ruracyahagaze. However, the foundation of God still stands. Kandi rufite icyo rwanditseho. And something is written on it. Rwanditsweho ngo Uwiteka azi It has the seal that says the Lord knows those who are his. Kandi ngo umuntu wese uvuga iryo zina ry'Uwiteka. And let everyone who names the name of Christ ave mu bidatunganye. Depart from iniquity. Tube turekeye aho ayandi magambo turayasoma nyuma. Let's pause, we shall read more after. Muzinge ibitabo byanyu mu ndebe. Please close your Bibles and look at me. Hano hari ikibazo kivuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? There is a question saying, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Icyo ni ikibazo. That's a question. Nababwiye ngo hari itandukaniro. I've told you there is a difference hagati y'imfatiro n'urufatiro. between foundations and a foundation. Dutangirire ku mfatiro mu bwishi. Let's start from foundations. Imfatiro ni ibintu umuntu yubakaho ubuzima. Foundations are the things human build their life on. Cyangwa se cyangwa abantu. Or maybe people. Bishobora kuba ibintu cyangwa bikaba abantu. It might be a human being or it might be things. Ariko wubakaho ikindi kintu. But you build something onto them. Ni foundation nkuko yarabivuze mu Cyongereza. Yes, there are foundations. Cyangwa mu Gifaransa les fondements. Ou bien fondement in French.
ibyo ni ibintu umuntu wese agira. Those are things every human being has. Ariko bijya bisenyuka. However, sometimes they're destroyed. Cyo nicyo shaka ko tuganira. That's what I want us to discuss about today. Mu bintu imfatiro zishobora kuba ubutunzi ufite. Foundation might be your richness. Zishobora kuba business yawe. It might be your business. Zishobora kuba akazi kawe. Maybe your job. Zishobora kuba inzu yawe. Your home, your house. Mbese ibyo utunze bishobora kwitwa imfatiro. Your belongings may be called your foundations. Ibintu ubona ukavuga ukumva hari utuje umutima ukumva ibyo nibyo wakubaha ukavuga uti ntabwo bafite mfite ibintu. Tangible things you see and say, I am not scared. Ntacyo mbaye mfite ubwenge narize. I have my knowledge. I went to school. Nzabona akazi, nzakora, nzifasha, nzafasha umuryango wanjye. I'll find a job, sustain myself and my family. Wareba ibintu ukareba aho ugeze wenda ukavuga uti nge ntabwo byashoboka yuko nagwa hasi. You look at your situation and say, no, it cannot collapse. Ibyo byabifatira. Those might be foundations. Ariko ndagira ngo nkubwire ko bijya bishoboka ko izo fatiro zisenyuka. Sometimes, but let me tell you, those foundations might collapse. Akazi ushobora kukabura ufite ubwenge. You might lose a job, yet you're very knowledgeable. Abaswa babandi warushaga cyangwa babandi banyuma mutaniganye. Those who failed in class will find a job. Waba bakaba bari mu myanya myiza wewe uraho ufite ubwenge warize kandi warize neza ukaba uwa mbere. Have great positions, yet you who was the first and had ufite diplome nziza birashoboka ko wabura akazi. have a good degree but you're jobless. Ufite ubwenge n'ubumenyi birashoboka ko wabura akazi. You have wisdom and knowledge but you have no job. Ushobora kuzamuka ukajya gera haruguru muri business. You might start your business from scratch. Ariko business yawe ishobora kugwa hasi. But after success, it can collapse. Ikakorapsinga neza ikajya hasi. Collapse and then start again afresh. Ushobora kuba wari ufite ibintu amazu n'ibindi bintu. You might have houses, land. Mu kanya gato akanya nk'ako guhumbya ugasanga bya bintu And byarangiye. in a blink of an eye, you lose everything. Bimwe bakabiteza cyamunara. Sometimes they just take them for free. Kandi warakoze wari ugeze ahantu mu bushorishori. Yet you had succeeded. Cyangwa bigatwarwa n'ibindi nk'uko tubizi by'isi. Or maybe might be taken by calamities or anything. Ushobora kuba ufite amafaranga akagushiraho ubireba. You might have a lot of money and finish even Ukagerageza kuyakoresha akagenda guca mu myanya y'intoki. you start using it but then you lose everything. Ukageraho usigarana ubusa. And then you start from zero. Izo ni ifatiro. Those are foundations. Zijya zisenyuka. They collapse sometimes. Ushobora kuba ufite umugabo cyangwa umugore mu kanya gato ukababura. You may have a spouse and lose them in a blink of an eye. Umugore yagusiga kandi wari uzi ko muri kumwe. The wife can leave you, yet you thought you're together Umugabo for life. yaguta rwose ntabwo ari igitangaza. Hence can the husband do. Atagutaye ngo agende yajya kwa ntuze kandi ubibona akajya no kwa ntuze no kwa ntuze. They may not leave you but start going outside. Urukundo wari wubakiyeho ugasanga narwo ruragucitse. And then the love may fade. Waba wizeye abavandimwe bawe wenda nibo bagutunze ariko bashobora kuguhinduka umwanya muto. You can have hope in your siblings but they can turn their back on you. Batanaguhindutse bapfa kuko umwana w'umuntu arama igihe gito. They might even die. Ijambo ry'Imana rero icyo ritubwira. What the word of God says. Riratubwira ngo ibyo byose nibyo ntavuze. Says everything I've named and more. Yewe n'umubiri wawe waba fondema waba icyo we wumva uhagazeho. Even your body can become your foundation. Yewe n'imbaraga zawe yewe n'ubwenge bwawe yewe n'ubwiza bwawe ibyo byose wabyubakaho ubuzima bwawe. Your strength, your beauty, anything can build your life based on Ariko that. ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose bijya bihinduka. But I'm telling you everything can change. Ndagira ngo nkubwire ko umubiri uhinduka. Your body can change. Ndagira ngo nkubwire ko ubwiza bujya bushira. Beauty fades. Ndagira ngo nkubwire ko ubwenge bujya bupfa ubusa. Wisdom amount to nothing sometimes. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu bijya birangira ku muntu. Everything can end. Ndagira ngo nkubwire ko hari n'igihe umuntu abitunga atariho. Sometimes you
can have everything, but ukabibona nk'ibitariho kandi ubifite. you see it as nothing, yet you have them. Aho kubigira, aho kukubaka, Instead of building you, byo bikagusenya. and then it starts destroying you. Twabonye aho abantu batangirana ubuzima ari abakene. We've seen where people start from zero. Bwira mugenzi wawe uti turacyari kumwe. Are we still together? Ask your neighbor, are we still together? Muracyari kumwe? Are we still together? Hallelujah. Hallelujah. Bagatangirana ubuzima ari abakene. They start their life together, they are poor. Bamara kugera aho bageze, And after struggling and finding richness, amaso agatangira kureba hirya no hino. and their eyes start wandering. He cyane cyane biba kuri bande, ariko mwebwe si ubwo mbivuze, mwabivugara bahita babirukana. Reka njye mbivuge. Let me say it out loud. Hari ibintu Imana iha amahoro n'umugisha abagabo. Sometimes God bless men. Mirongo ingahe ku ijana simvuze pourcentage. A certain percentage. Abatagira Imana iyo bazamutse, Those who don't have God, when they escalate, bagenda babona ko bagenda basiga abagore babo. they start seeing their spouses left behind. Bamwe bashatse abandi bagore bumva ko batakibakwiriye. Some remarried because their wives amounted to nothing. Hanyuma bagatangira amaso yabo kureba kuri twa dukobwa dufite mu nda zero. And their eyes started wandering on those who still have a good shape. Mu nda zero bagakurikira ibimera, bagakurikira ibintu n'ibindi. They follow things, different things. Nyamara abagore babo bashakana, Yet when they married their spouses, bagifite urwo rukundo, when they still had the love, ndakubwiye ngo nabo bari beza kandi bari bagifite abandi they babashaka. were also beautiful and they still had people who were chasing Ariko them. amaze kukubyarira rimwe kabiri gatatu, But after giving birth to one, twarangiza two children, tukazana utuntu imbere twitwa usozi ndatwa, and then the belly starts growing, warangiza ukumva uwo muntu ateye nabi ntimukinakwiranye, and you say this woman is deformed, and they no longer serve ugasigara you to nothing. wirebera babandi bafite utuntu tw'utumini twambaye hano tugira gutya. And you start looking to those who are still young and fresh. Ariko undi yiyubashye kuko ari nyina w'abana bawe, But the other one is preserving themselves because they're parents. kandi iyo nda yarakwedutse kubera abana bawe, kubera the weho belly wabamushyizemo, is now elastic because of the kids they bore. maze arabatwita maze arababyara. They conceived and they gave birth. Umubiri ugenda upanuka cyangwa waguka, The body widens, n'ama hormone atandukanye atuma umubyeyi nyine yosa cyangwa nyine anasama. and they have different hormones. Ibyo ndabivuga mfite abagore benshi bagiye bambwira, I'm saying that because a lot of women came to me and said ibifu bibamereye nabi ngo abagabo babo barashaka ko bongera bagasubira ibukobwa, they had ulcers because their husband said you should lose weight. ngo bongera babimanure byo bongera nyine ngo urabona ukuntu umeze nk'igifuka. Hari ababwiye ngo ameze nk'igifuka. One was told that they look like a basket. Igifuka urabibona ahantu hambere iyo umuntu abyibushye, When you're a big size, azana plus bene size, ibi nk'ibifite. you have rolls. Nta bandi babifite nk'ibi byanjye. Do you have others who have some very Buriya hari uburyo twebwe tuzi ubwenge tukabihisha ahantu. Iki kintu se buriya mwakibonye ni igifuka ahubwo. Iki kintu ubu mwakibonye, hari abandi bagenzi banjye babyambaye. Have you seen what I'm wearing today? Ariko nta nubwo ari bibi, ni ukwiyubaha. It's not ugly, but I'm respecting myself. Umubyeyi agirwa no kwiyubaha. Parents should respect themselves. Abandi iyo batewe na Satani, When you let the devil in, baba bumva bagishaka kwa kundi wari umeze. they want you how you used to be before Wambara twa Thanksgiving. twenda wari wambaye cya gihe, Still wear some mini skirts. hanyuma ubu ngana kwa kundi wari umeze. Still maintain a zero size. Umwe babiri batatu bane batanu batandatu bangaye bakuvuyemo. 7, yet you're giving birth to more than 5 kids. Ubwo se wakongera ugasubirana kwa kundi gute? How can you be a size 2 if you Ubwo give birth? mwabagabo mwe murabyumva? Men in the house, can you listen to that? Uko ngenda mbyara ngenda naguka. The more I give birth, the more my body Yego widens. hari abagira Imana bagafata intuza bakwaguka gato. Yes, some are lucky they can Ariko preserve their nk'uko bodies. dufite imibiri itandukanye, umuntu agenda yaguka uko angana uko Imana But yamugize. because our bodies are different, we are all different. Ariko urukundo rukamucika Yet the love fails. kuko
yakoze igikorwa cy'ububyeyi because they gave birth to somebody. akagendana igikomere They start walking with different wounds. afite amagambo nk'uko we mbese we uri mubi wewe yabona twatundi birirwa birukaho twatundi They're like, burya "You're natwe ugly." duteye inda kabiri twangana nkatwe Those they're running after, if they give birth, they also become big. nta muntu utahinduka Everyone can get ahubwo transformed. dukwiriye kuba imfura tukamenya n'ubwenge We should be knowledgeable, tukamenya imiterere y'abantu kandi tukabubaha uko bari kuko baba bakoze ibyiza respect human beings because they've done great. ukibwa urukundo muri bene ubwo buryo And then they steal your love because of that. uzi umuntu abura ijambo ryiza kubwira Imagine a person who fails to tell you beautiful words. waramubyariye abahungu n'abakobwa yarangize ngo ariko urabona ukuntu rusa You need to yes give them sons and daughters. They're like, have you seen how they akambara look? ntumubwire na rimwe ko aberewe You never tell them they're dressed well. abagabo bari hano haleluya Men in the house, hallelujah. humura ndaza ku bagore rero Don't ubwo worry. rero bandebye muri kundeba ukuntu reka mbabwire ibintu Let me tell you. nakwambara ikintu uze kiziba nagira gute jya umbwira ko mberewe Tell me that I'm dressed well. kuko kumbwira ko mberewe Because when you tell me that I'm well dressed, ugenda wubaka confidence muri you're njye building my confidence. kirazira guca intege umugore wawe Don't let your wife be insecure. abahungu ndi kubibabwira namwe mu byumve Boys also listen to this. ntimugacine oya jya umubwira ko ari mwiza umubwire ko aberewe Don't discourage them. Tell them they're kuko beautiful. kwifuza kw'abagore kuzaherera ku bagabo Because that starts from their uko husband. wamubwiye ijambo rya mbere ngo uramukunda How you told them you love them in the very iryo first jambo place. ntirikabure mu kanwa kawe jya umubwira ko ari mwiza That word shouldn't miss. You should tell them they're beautiful. cya gihe ntiwamubwiraga ko ari mwiza You used to tell them that they're kuki beautiful, right? utakomeza kubivuga ariko Why don't you keep saying it? banze umbwire abicaranye abicaranye n'abagore babo If you're murabivuga sitting with your spouse, barabibabwira do they tell you you're beautiful? bahora bababwira ko muri beza Do they tell you you're beautiful? ubu rero mugiye kubivuga You're now going to say it. abicaranye n'abagore babo omwe nuko ndi kubona bakeya mwebwe mwicaranye n'abagore babwire ko ari beza If you're sitting your wenda better ko half, kajambo tell gaheruka them they're kera beautiful. mubwire ko ari mwiza Maybe it's been a long time without them hearing wabatabibwira that. shira ukuboko hejuru If they don't tell it to you, raise your umugabo hand. turamuzana mu ihaniro hano mukwiriye kubibabwira bagatungurwa rukundo You should tell them, and so that they keep the love. ariko icyo nari nshatse kuvuga nuko nubwo ukuri kushirira mu biganiro But what I wanted to initially say, hari abantu urukundo rwasenyutse there are people whose love collapsed. ibyo bari bafatiyeho nk'urukundo bubakiye ubuzima bwabo ku rukundo And they had leaned on their love, narwo rwasenyutse and it's now destroyed. aha hakaba hari abantu bagendana We have ibikomere people by'urukundo who walk with wounds of love, ibikomere by'abagore babo wounds of their spouses, n'ibikomere by'abagabo babo wounds of wives and husbands. batari kubareba birebera hakurya They no longer look at them, they have eyes for others. ntimukarebe yewe hakurya hariya Don't mujya let your mureba eyes iruhande wander. rwanyu Look at your side. ibi njyewe sinzi ibyo ari byo byose tugomba kubisengera We should pray for them. n'abagore ngo barasaze muri iki gihe Even women, apparently they've started. ubu basigaye nimubona ko hari ibibazo You've seen there's a lot of problems. basigaye babona ukennye nta kantu utanga agahita atambikira kwa ntuzi When they see that you're poor, you have nothing, they just go. bananiwe kwakira ubuzima They can't receive that. abagore basigaye bahaguruka bagata abagabo The women are now leaving their husbands bakajya mu bandi bagore bafite abandi bagabo bafite akantu and they go find those who are rich. ariko ndi kuvuga abandi bagore batarabaha But those are other women, other wives, they're not from here. ndavuga abandi bagore mutazi bahariya hakurya You don't know them, they're from elsewhere. isi imaze kugera ahantu habi The world is ugly. isi imaze kugera ahantu habi yanduye It has become ugly. icyo nari ngiye kukubwira kivuga iki What did I want to tell you? ntukubakire ku mugore cyangwa ku mugabo Don't let your husband or wife be your kuko foundation. aba bantu baguhinduka bose barahinduka Because these people can change. ntukubakire ku bana wenda niba ufite bagutunze Don't build on your children. nabo baguhinduka ubwabo ntibongere no kwitaba telefone They yawe can turn their backs and don't pick up your calls cyangwa anymore. bakajya mu biyobyabwenge cyangwa bagapfa Go start doing drug or die. ariko batanaguha
bihindutse n'iminsi igitandukanya abantu But even days sometimes separate people. ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo But the word of God, what does it say? ibyo byose nubwo bijya bihinduka cyangwa bikarangira Though things can change or end, hari urufatiro ruzima rutarangira there is a foundation that stands. hari urufatiro rw'Imana ruhora ruhagaze iteka There is a foundation of God that stands forever. rwanditsweho ngo uwiteka azi abantu be He has a seal that says God knows those who are uwiteka His. azabe God haleluya knows those who are His. ntabwo tubeshejweho na bya bindi byose We don't live because of everything we own. ahubwo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no The kwizera righteous shall live because of faith. ushobora kwizera akazi kakagenda You may have your hope in your job. ushobora kwizera bizinesi zawe ugakoroka rimwe It might be ukaba your waguye business, hasi but it can collapse. ushobora kwizera umuryango ukomeye ukajya hasi You can have faith in your family. and ushobora friends. kwizera ibyo byose nari navuze The list is very long. bishobora kuguca mu myanya y'intoki Everything can just fail. ariko ibyo ntibigenda byose But once everything is destroyed, uzirinde bigenda ariko usigarane urufatiro just stay with the great foundation. uzabireka bigende Let everything go. ariko uzaguma uhagaze ku But rufatiro still stand on the foundation. nuguma uhagaze ku If rufatiro you stay to the foundation, uwiteka azongera yubake the Lord shall rebuild you. uwiteka azongera kugarurira ibyawe The Lord byanyazwe shall bring everything that's been eaten by the uwiteka locust. azongera guhe He shall restore you. uwiteka azongera abahate bakwikubita He imbere shall restore you. They shall come to ijambo ask for ry'Imana forgiveness. riravuga ngo nzabahata The word of God say, I shall push them babikubita imbere mumenye ko so that they personate before bamenye you. ko nabakunze They shall know that I've loved you. ibyo bubaka ibyo ari byo byose Whatever you build, tangira kubyubakira ku rufatiro build ruzima it on the great foundation. iyo byubatse ku mucanga cyangwa ku When musenyi it's built on sand, hari ikintu kizabisenya something will destroy it. ariko nubyubaka bikaza bigerekeranye nka gutya But if you build it and then you let it, hanyuma uru rukaba ari urufatiro rwa Kristo Yesu and let the Christ be the rock, hanyuma ibi bikaba ari ifatiro za zindi z'ibintu n'abantu and then anything else is the foundation of people. reka nkubwire Let me tell you, kuva uru rufatiro ruzima ari rwo rwubakiyeho since you build on the right foundation, hanyuma ibi bikagenda and if everything goes ndagira ngo wrong, nkubwire ko urufatiro ruzabigarura the foundation shall restore it. ndagira ngo nkubwire ko urufatiro ruzabahamagara The foundation shall call them back. ndagira ngo nkubwire ko urufatiro ruzabihindura The foundation shall ndagira ngo change. nkubwire ko urufatiro ruzaguha ubuzima The foundation shall give you life. ndagira ngo nkubwire ko urufatiro ruzubaka ibintu bishya The foundation shall build afresh. ndagira ngo nkubwire ko urufatiro The rutaguhemukira foundation can never ubaka let kuri you go. Kristo Yesu Build on Christ. n'ahandi ni umusenyi Don't build on the sand. ubaka kuri Kristo Yesu Build on Christ. naho ibindi byose birahinduka Everything else change. umubiri waguhinduka Your body can fail you. icyubahiro cyashira Your honor can end. amashuri yaba ubusa Your education can amount ibyo to utunze nothing. byashira Your richness can go. ariko Yesu azaguma But ahagaze Jesus will remain ariko Yesu standing. azaguma ariho Jesus is Yesu everlasting. azahora ku ngoma Jesus is everlasting. ushobora kuba warizeye abakomeye gusa Maybe you had hopes in ariko high people, icyubahiro cyabo ni icy'akanya gato but their honor is just for a little yava time. ku mwanya runaka nawe ukava aho uri They can be changed from their positions. ariko nimba uhishajwe na Kristo Yesu But if Christ is your foundation, ndagira ngo nkubwire ngo bazagenda bose ariko bazagusiga uhagaze people shall go, but they shall remain, they shall kuko leave you weho sitting. wiringiye Imana ikomeye Because you trusted the Almighty God. wiringiye Imana You y'amaboko trusted the God of ariko turi power. kumwe ngo muhaguruke mutere Are we haleluya together? Raise a victorious hallelujah. oya mutarahaguruka mwese ntabwo mbyemera kuko mwe murasinziriye Everyone should stand. Everyone should stand. kandi ndashaka ko mwumva aya magambo And I want you to listen to these beautiful words. tureke kubakira ku bitari ibyo kwizerwa We shouldn't build on things who are not trustworthy. twubakire ku Mana yonyine We should nimwicare just let God be our twubakire foundation. ku rufatiro ruzima Build on the everlasting rock, ari rwa Kristo Yesu which is Christ ibindi Jesus. byose byasenyuka Everything else can get ariko distracted, Yesu azahora ahagaze but iteka Jesus shall remain standing. umukozi w'Imana Habakuki yaravuze The servant of God Habakkuk said, Habakuki gatatu yaravuze Habakkuk 3 said, ngo
naho imitini itato though I can't have anything, inzabibu ntizere imbuto. Ya nagusize bagashyire hariya nakabonye. mwabyumvise Yego. bakamabwire Let me tell yaravuze you. ngo naho imitini itatoha He said, though the fig tree may not blossom, n'inzabibu ntizere imbuto, no fruit be on the vine, bagahingira imyera y'ubusa, though the labor of olive may fail, n'imirima ntiyera imyaka, and the fields yield no food, n'intama zigashira mu rugo, though the flock may be cut off from the n'amashyo fold, akabura mu and there will biraro, be no herd in the stalls, ngo nta kibuza ko nzishima yet n'Uwiteka. I will rejoice in the Lord. Ibyo byose bizagenda, I will joy in God of my ibyo salvation. byose byabura, Everything can go, ariko jye nzaguma nishimanye but I Uwiteka. shall rejoice in the Lord. Mwari mwabona abantu badafite ikintu na kimwe, Have you ever seen people who owns nothing, bafite Kristo wenyine, yet they only have Christ, bahora bishimye, and they are always happy? atari uko bafite ibyabarenze, Not because they have surplus, ahubwo ko batunze nyirabyo. but they own the owner. Umva reka mbabwire, Let me tell you nubura something. ibintu uzatunga Kristo, You can lack everything but nubura own abantu Christ. uzatunga If Kristo, you lose people, own Christ. Kristo arihagije. Christ is enough. Nkubwire, Let me tell you. Imana yashatse ko God wanted tudatungwa n'ibi bintu gusa. that we don't live with bread Niyo or any other thing. mpamvu That's why. na Yesu igihe yageragezwaga, Even when Jesus was trying, yaravuze ngo handitswe ngo, he said it is written. abwira Satani, He told the devil, aramubwira ati ntabwo handitswe ngo it is written, umuntu ntatungwa n'ibintu n'ibyo kurya gusa, man does not live on ngo bread ahubwo alone, atungwa n'ijambo but he ryose riva lives ku because Mana. of the word that comes from the mouth of Hari God. ibintu bidatunze There are babatazi, things that sustain us hari yet they ibintu don't know. bituma dukomera babatabizi. There are things that sustain us they don't know. Umukiranutsi abitse ijambo The ry'Imana, righteous keeps the word of God. umukiranutsi abitse ibyavuzwe The n'Imana, righteous has the word of God. umukiranutsi abitse amasezerano The n'uko ubona righteous have yahwereye, promises and covenants. abitse isezerano, They keep promises. abitswe ibyavuzwe They n'Imana. have the word of God. Ushobora kumbana ukabona ndapfuye, You might see me and think I'm ushobora dying. kumbana ukabona ntacyo mfite, You might think I have nothing. ushobora kumbana ukibaza impamvu ndi guseka. You might wonder why I always Impamvu ndi laugh. guseka reka nkubwire, Let me tell you the reason I'm nuko laughing. Yesu andimo, It's because Christ lives nta in me. mujinya mfite, nta mwaga. He's in me. Yesu andimo ampa ibyiringiro by'iminsi Jesus yose. gives me the hope of the future. Hari abafite amashyi ngo bayakome. Are you clapping for God now? Umunezero wanjye ntabwo uva ku bintu, The joy I have does not come from kuko things, n'ababifite bazabisiga. because even those who have shall lack. Impamvu atari byo twubakaho, The reason we don't build on those, tuza muri iyi si twaje twambaye ubusa. when we were naked. Nawe waje wambaye ubusa, You were naked when you came on nanjye earth. naje nambaye ubusa. I was naked as well. Ndagira ngo nkubwire mwene data, I'm telling you, brethren, nidusubirayo when we go back, tuzagenda twambaye ubusa. we shall go naked. Ntawe uzajyana inzu, You won't take your ntawe house. uzajyana abana, You won't take your kids. ntawe uzajyana amafaranga, You won't take money. ntawe uzajyana ikintu You cyose. won't take nothing. Ariko abakiranutsi bo But the righteous, bafite ahandi babika, they have where they keep bafite their, ahandi they beinvestisa. have where they invest. Hari ibyo tutazajyana, There are things we won't ariko take, tuzasanga iwacu mu but shall ijuru. find in heaven. Iyi si turabizi, We know this word. yatubabaza yatugora. Sometimes we are trying Impamvu itwanga nuko tutari abayo, because we are not His. impamvu iturwanya nuko tutari He fights abayo. against us because we don't Twebwe belong to turi Him. abashyitsi muri iyi We si, are visitors on earth. turabimukira, We are on a trajectory going to turakataje heaven. mu rugendo rwacu. We are walking. We're still on a journey. Aho tujya turahazi, We know where we are going, na nyiraho turamuzi. and we know the owner where we are N'uwatubwiye finding. ko tuzamusangayo, He's the one who said we shall meet Him there. n'uwatubwiye ko azaturinda. He said He shall protect us. Abantu barakanuye ngo bakomere Imana yacu amashyi. People are watchful. Please clap for God. Ntabwo ibyiringiro byacu biri mu bintu, Our hope is not on things, kuko abatazi Imana biri mu bintu. because those who don't know God, they believe Niyo in things. mpamvu twabajije ijambo ryabazaga ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi That's why yawe. the question was, if the foundations were destroyed, what could the righteous do? Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese, ni
umukiranutsi, It's not anyone, it's the righteous. ni umuntu yubaha Imana, A person who believes ni and umuntu respects uziranye God. n'Imana, A person who knows God. ni umuntu yiringiye. A person who believes in God. Uwo ngo yakora iki? What could they do? Nubwo bimeze gutyo, Though it's like that, ibyo bijya birangira, things may end sometimes, ariko tugaguma twiringiye Imana. but we keep having Ijambo faith in God. ry'Imana muri Yeremiya The word of God in Jeremiah ibice says, 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa verse 7, 17, ndagira ngo tubivugeho. let us read. Hasomere nahashyireho Let us read. ngo havumwe uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Kankubwire, wikwiringira umuntu, Don't have faith in a human being. umuntu ararangira, A person can umuntu end. avaho, A person dies. umuntu arapfa. A person dies. Umuntu ni intizanyo ufite kuri uyu munsi, A person, you may see them today, you ufite don't see them umugabo tomorrow. w'intizanyo, Your husband is ufite borrowed. umugore Your w'intizanyo, wife has been borrowed. ufite abana b'intizanyo, Your kids as well. ufite abavandimwe Your b'intizanyo. siblings. Umuntu ajya apfa, A person umuntu dies. ajya arangiza igihe. They end their season. Niko bimeze. That's how things Ni are. uw'igihe gito. They'll just leave for a short Aravuga time. ngo He said, ntimukamwimike ngo mwimure Uwiteka. don't take that person and replace them Hari with igihe God. ubona ko ugiriye umumaro, Sometimes a person is ugashaka kumugira nk'Imana, useful and you idolize them. ariko Imana iravuze ngo uwo muntu avumwe. But God is saying, cursed is the man. Twakomeje umurongo wa 6. Let's go on verse 6. Haravuga ngo azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, He shall be like a shrub in the desert, kandi icyiza ni cyiza ntabwo azakibona, and shall not see when good comes, ahubwo azatura ku gasi mu butayu, but shall inhabit the mu parched gihugu places in the cy'ubukuna wilderness, kidatuwemo. in a salt land. Ariko kandi umurongo wa 7 niwo shaka ko But tuvuga. verse 7 says, Umurongo wa 7 uravuga iki? Jeremiah 17:7 says, Haravuga ngo it says, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, blessed is the man who trusts in the Lord, hanyuma Uwiteka akamubera ibyiringiro. and whose hope is the Lord. Ibintu ntibikubera ibyiringiro, The things that are seeing hope. abantu ntibakubera Don't ibyiringiro, let people be your hope. amashuri ntakubera Don't let your ibyiringiro, schools and education be your ubwenge hope. ufite ntibukubera ibyiringiro. Don't let the thing be your hope. Uwiteka akamubera alone. ibyiringiro. The Lord alone becomes their hope. Uwa ngo bizagenda gutariko. What shall happen? Shiraho turebe. Let's see what shall happen. Komerezaho. Hahirwa kuko azahwana He shall be like, n'igiti cyatewe, ubwo ngo ameze cyo kimwe. Iyo bivuga ngo azahwana, when I say they shall amount to, bivuga ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi they y'amazi, shall be like a tree planted by the waters, gishora imigezi mu mugezi, imizi yacyo mu mugezi, which spreads out its root by the river, ngo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, and will not fear when the heat comes. ntabwo kizita ku mwaka wacanyemo amapfa, The leaf shall be green, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. and will not be anxious in the year of drought. Mukagira ngo mwese, ubu ntabwo ari mwese, ariko ubu abantu benshi Some people, many of you mwicaye hano, who are sitting muri here, mu mwaka wacanyemo amapfa. you are in the year of drought and famine. Umwaka ucanyemo amapfa uravuga iki? What does that mean? A year of drought Ni and igihe famine. cyawe kirimo ibigeragezo. It's your time of trials. Uri mu bigeragezo swati iby'abana, You're being tried maybe by your kids, uri mu bigeragezo by'ubuzima by'ubukene, maybe your life, poverty, and uri mu everything. bigeragezo by'akazi wabuze, You've lost your job. uri mu bigeragezo by'umuryango n'ibindi bibazo, Maybe your family and other problems. uri mu bigeragezo by'umubiri wawe, Maybe your life is, your body is uri failing mu you. bigeragezo bigiye bitandukanye. You have different trials. Uwo ni umwaka ucanyemo amapfa. That's the year of drought and famine. Ariko nubwo bigaragara kuri mu mwaka wacanyemo amapfa, But though that's the situation, bigaragara ababizi cyangwa nawe urabizi, those who know, even you know yourself. ariko ngo bene uwo yiringira Uwiteka, But the one who have the hopes in God, imizi ye iba ifite ahantu
ntivoma amazi His root is spring. It has water from nubwo ari mu somewhere. ki nubwo ari mu mapfa Though it's in drought and famine, imizi ye ishoye muri kristo yesu his roots are in Christ Jesus. imeze nk'ishoye muri rwa ruzi It's like it goes down to the river. ngo amapfa iyo ateye ntibabibona When drought is there, they don't ibibabi see bihora it. bitoshye And their leaf are evergreen. hanyuma ngo agumana kwera imbuto And they keep bearing fruits. no mu gihe cy'amapfa Even in the time of drought, umukiranutsi yera imbuto mu gihe cyose the righteous bear fruit kuko every time. uwiteka nimba ari we wiringiye Because if your hopes are in God, ibibazo ufite ntakubeshya ntibikugaragaraho your problems don't show. ngaho reka nkubwire Let me tell you. muri mwebwe nihagire uhaguruka ambwira umuntu utagira akazi hano Tell me, you can reba bagenzi bawe Look at uretse your neighbor. ibyuzi ndebera umuntu ninde abona isura y'umuntu atagira akazi hano do you find any face of a person you can tell their job? mbwira nyereka umuntu yaraye arira Tell me a person who kept their night uwo weeping. baraye batuka uwo baraye bagira gute ufite amajwi bamubwira ufite amamesaje mabi muri telefone The one who ufite bad iterabwoba messages. ry'ubuzima The one who's ninde being threatened. muri mwebwe hari uwamumenya Can you tell just by the eye? uwo arondorwa n'uwiteka That person is only known by God. impamvu tugaragara gutya tusa neza The reason why you see us looking kandi good, mufite ibibazo mutakwikorera ngo mushobore yet we have amount of problems. uwiteka arabahisha God hides us akabimana and then He preserves akica us iperereza ry'abantu birirwa bahiga amakuru yanyu and then hides us from people who are abantu seeking for the bibaza uko news. mubayeho People wonder how you live. abantu bibaza uko ukirwubatse They wonder how you're still in your abantu home, bibaza ikigutunze how you're being kept, abantu bibaza impamvu utarapfa how you haven't died. kubera iki impamvu babyibaza Do you know the reason why they ntabwo wonder? usa n'ibibazo ufite It's because you don't look like your problems. mbwira mugenzi wawe uti we ntabyo ufite Don't you Nge have problems? mumbarize Ask your neighbor, don't you have problems? hari umuntu atafite hari uwambwiye ko nta kibazo na kimwe afite ra Has everyone told you they have none? hanyuma mumbarize uturabona nsa nabyo Do you think I look like my problem? ega mumbarize urambonera asa n'ibibazo Ask them, do I look like them? kuko hari ibyo ufite Because I know you have problems. nanjye hari ibyo mfite And I also have problems. ariko kubera iki bitaza But why don't I look ubu like se my problems? wasomamo iki What can you read? ubu se weho nimba wiringiye uwiteka If you believe in God, we wirirwa useka we umeze gutyo we wirirwa you wishimye who's always joyful, we laughing, mvuga imana smiling. we utambuka we wambara kenda bakagira ukabyambariraho sha You who you trace on your problem. ukabyambariraho bakagira ngo wageze iyo ugera ariko uwiteka niwe yaguhishe They think you've made it, but God has been hiding you. uwiteka ajya aduhisha mu mababa ye Sometimes He hides us in His uwiteka favors, ajya twima abantu and sometimes He preserves us. uwiteka ajya twima abaperereza He preserves us. uwiteka ajya twimana Jesus preserves ntibamenye us. ibyawe ntibamenye ibyanyu They know nothing ngaseka concerning kandi you. ugaseka Yet you laugh. kandi urabifite Yet you have problems. urashira tu Yes. ariko ukarya umutima me kavuga uti hatagira unsuzugurana imana You yanjye say no one should despise kavuga me uti with my God. ndayikorera wenda ukazana amaguru I shall serve Him. Sometimes you wenda come walking ukazana on amaguru foot. cyangwa ukazana Sometimes you igihumbi come kimwe walking. cyangwa icyo Or wasabye you just have transport or you ntihagira can umuntu ask. abimenye uwiteka akagutwikira No one knows because God is hiding you. ndagira ngo nkubwire yewe muntu I'm telling you, man of, nubwo bimeze gutyo son of man, though it's like uwiteka this, agiye kwitamururira God can never abandon you. abamukunda bakamwubaha And then He loves you. abamwiringiye wenyine Those who hope, ntabwo biringiye They ntabwo don't trust twiringiye other amagara we n'amafarashi don't trust chariots. twebwe twiringiye imana We yaremye isi trust n'ijuru in God. ntabwo twiringiye abakomeye Our hopes are not in the aba mighty bajya men. barangira Because those one have an end. wakwiringira amerika ikaguhemukira You can have hopes in the wakwiringira US. uburayi bukaguhemukira Europe can just, wakwiringira ibihangange bikaguhemukira everyone can turn their backs. wakwiringira ese ntitwabonye n'amapfa atera ku isi hose ra We've seen drought coming on earth. ntabwo twabonye kovide Haven't we seen and witnessed wasimbutse COVID-19? kovide COVID left you. yakijijwe n'iki
Why were you preserved? uwayibayemo uwayirokotse si uw'Imana yahaye ubuzima Isn't wenyine. that the one whose God gave life? Hari ubuzima, hari ibiciro, hari classe sociale zigiye zitandukanye, ngo mbwire ngo iy'abakire ntabwo yahuye n'ibibazo, ngo iya moyenne, classe moyenne niyo yonyine, cyangwa ngo iyo hasi niyo. Ntabwo ari uko Do we byari have bimeze. social classes? No, that was not the case. Hari igihe ibibazo bituzira twese, Sometimes problems come to everybody. ariko tugatandukanywa n'abazi Imana yabo. Yet those who know God are Abazi set Imana apart. yabo bonyine bagakomera. Those who know their gods are Abazi mighty. Imana yabo bazakora They iby'ubutwari. shall do the No exploits. mu gihe cy'amapfa bazakomera. Even in drought, they Kandi shall do the exploits. bazakomeza bere imbuto And they zikwiriye. shall keep on bearing Kandi fruits. bazagira ibibabi bitontoma. And their leaves shall remain Abona evergreen. bafite ubuzima. And whoever sees them will Nubwo see they hari have ahantu life. baba bari gushira. Though they are Kubera dying. Yesu yaratubwiye ngo iki se? Because Christ, what did he Ngo say? yemwe abarushye n'abaremerewe, Those who are muze burdened, munsange come mbaruhure. to me, I shall Ngo take the zana iyo burdens away. mitwaro tuyimuhe. Bring all your burdens and Twebwe cast them to tugenda Christ. twarayimuhaye. We have trusted him and cast our burdens unto him. Twebwe twayihaye Yesu. We have casted our burdens unto Christ. Twebwe ntitugenda duhetse ibyo twikoreye n'ubwo We don't biremereye. carry our burdens though they are heavy. Yesu yatubwiye ko azabiturema. Jesus said he shall carry them Yatubwiye on ko our behalf. azabidutwarira. He says he shall carry the burdens on our behalf. Kwiganyira kwawe ni ukubusa. Yes, don't weep, don't cry. Ahubwo bihe Yesu niwe afite icyo yabikora. Give everything to Christ. He Niwe knows what abishoboye, he can niwe do. He's yabyiremeka. capable. He's capable. He's capable. Hahirwa uwiringiye Uwiteka. Lucky are those who trust in God. Nimwiringire Imana. Trust God. Ibindi byose ni nko kubaka ku musenyi. And the other things are just like building on sand. Ni nko kubaka ku musenyi. It's like building on sand. Iyi si ifite imiraba. This world has Iyi wings. si ifite ibintu byinshi Wings and n'ibigeragezo. winds. It's full of trials. Ariko hahirwa However, uwiringira Uwiteka. Lucky are those who believe in God. Ntabwo wayishobora udafite Kristo You muzima muri can't we. make it without having Christ. Atari in you. uw'amagambo nongeye kubivuga. I'm saying not the Christ of words Ariko and mere words, umutunze muri weho. but you keep him in Ubu your uzaba heart. amahoro masa. You shall be at peace Kuko umwiringiye. because you trust in him. Umugaragu w'Imana Dawidi. The servant of God David, Iyi zaburi ya 20 ya 11 yayivuze muri cya gihe yarafite ibibazo. he said this psalm when he had a lot of problems. Yahuye n'ibibazo by'ibigeragezo He met a lot of trials, you all know. byinshi, ariko yaraza ahahungira. Yet he knew his hiding place. Yarazi Uwiteka ko ari we muremyi we. He knew that God was his creator. Yarazi Imana ye yamukuye ahantu bamujugunye. He knew the God that brought him from far. Ariko we nta hantu Imana yakwikuriye. Did God bring you far Utari from kwikura, somewhere? mbariza mugenzi wawe. Ask your Nta neighbor. hantu Imana yakwitoraguriye nka Did Dawidi. God take you from somewhere like David? Ab'Imana yatoranije nka Dawidi ikabakura ahantu abantu Those who've been chosen by God like David, stand and raise a victorious hallelujah. Oya, ndagira ngo abantu babonye Imana nka Dawidi bahaguruka batere Those haleluya. who've seen God like David, Ugira ngo byari bigukwiriye. do you think it was worthy? Ugira ngo si Uwiteka yakwibutse. It was God who remembered you. Yatakwibuka wari kuguma muri bwa buzima. You would have remained in that Ariko life. yaragutoranije gusumbisha bagenzi bawe. He chose you and made you Bela great. kolava idekiya siya. Amen. Reka turangirize kuri ibyo Dawidi yavuze. Let's end on what David said. Yahuye n'intambara nyinshi. He made a lot of, he encountered a Ariko lot of mwumve trials. icyo yavuze we nuko yagendaga. But this is what he said. Mwumve n'Imana yacu buryo iteye. Listen. Hari igihe utayimenya. Sometimes Ngiye you kongera don't know our kuyikubwira. God. I'm going to remind you. Ngiye kongera kukubwira uburyo Imana igihurura igahururira gutabara abayo. I'm going to remind you how God comes through for his Imana people. ikaza ikabakura mu busayo. He comes and removes you Imana from the ikaza wilderness. ikabakura mu migezi He y'abatembana. comes and removes you from the Imana rivers. ikabakura mu muriro. He brings you from fire, from Kuko the ahantu hose furnaces. irahagera. Because he can reach everywhere. Dusome Let us Samweli. read the book of Samuel, Igitabo cya kabiri cya Samweli. second book of Samuel, Ibice 22 ni naho tugiye kurangiriza. chapter 22. That's the last verse. Hanyuma turaza guhita dusenga. And afterwards we shall pray. Hari abantu tukiri kumwe ngo bashyire If we are bapepeye together, Bwana. wave your hands. Haleluya, duha Imana icyubahiro. Glory to God, glory to Imana God. y'amahoro, Imana yaduhaye urufatiro The ruzima Lord rwo of Kristo. peace, the one who gave us a great foundation, which is Christ. Ari rwo Kristo Yesu.
Our foundation is kadusome mu Christ. izina rya iki Yesu. kintu ndagira ngo bwira mugenzi wawe twumva aya magambo. Tell your neighbor, let's listen to this word. Igitabo Twumve cya aya magambo. igitabo Yes. cya kabiri cya Samweli ibice 22 Second book of Samuel, chapter 22, dore ku murongo wa 2. from verse 2. Uwiteka ni igitare cyanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye. Iyi ni indirimbo ya Dawidi. Yari ari kuvuga uburyo yayibonye, yari ari kuvuga uburyo yamutabaye, yari ari kuvuga uburyo yaserutse. David was saying how he has witnessed God. Ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye. Ni umukiza wanjye ubwanjye. My deliverer. Ni Imana igitare cyanjye. Nicyo gitare, ni Imana nicyo gitare cyanjye. The Niyo- God of my strength, Niyo nziringira. Niyo yonyine in nziringira. whom I will trust. Niyo ngabo inkingira. Niyo yonyine ngabinkingira. Ntabwo ngewe ntegereje abaza kundi. Imana ni ngabinkingira. Igituza ubundi cyaba He is cyarapasutse. my only shield. Ni ihembe ry'agakiza kanjye. Yego. Ni igihome cyanjye kirekire Ni kinkingira. igihome kirekire cyanjye kinkingira. Amen. Imyambi y'umwanzi jye nibereye ahantu. Niwe gihome cyanjye kirekire. Ni ubuhungiro bwanjye. Ni ubuhungiro bwanjye. Ni umukiza wanjye unkiza urugomo. Ni umukiza wanjye. Yavugaga urugomo, yavugaga za ntambara. Ni umukiza wanjye unkiza urugomo rw'ababisha banjye. Ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa. Ndambaza Uwiteka ukwiriye wenyine gushimwa. Niko nzakizwa abanzi banjye. Nicyo nzajya mwambaza nanjye anyiza abanzi banjye. Bekiya siya devayi. Imiraba y'urupfu yarangose. Imiraba y'urupfu yarangose. Imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba. Sha ibigoryi imyuzura y'ubugoryi yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati. Ingoyi z'ikuzimu zarantaye hagati mbona ndapfuye birarangiye. Ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka. Nagize umubabaro mwinshi ariko ikintu nakoze nambaje Uwiteka. Ni koko natakiye Imana yanjye. Ni koko natakiye Imana yanjye. Mu kanya turaje dutakira Uwiteka tumwambaze kandi arasubiza. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi. Ukagira ngo ntabwo itwumva. Ibyo ariko abantu bakoma amashyi agaturagurika nka twatuni. Ngewe nanga utuntu duturagurika kamwe hano akandi hakurya. Nimba umva nimwumva Imana yukoma amashyi cyane. Undakwakira duhesha Imana yacu icyubahiro. Amen. Haleluya. Ako kantu umva yumvira ijwi ryanjye ako kantu kavuge sha. Ni koko natakiye Imana yanjye. Ego. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Yumvira ijwi ryanjye mu He rusengero. heard my voice from his temple. Ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi. Ibyo nayitakiye biraza biyinjira mu matwi maze hamwe wumva ukuntu bigiye kugenda. Maze isi iratigita. Ihinda umushyitsi. Bimaze kwinjira mu matwi y'Uwiteka. Isi itangira gutigita. Ihinda umushyitsi. Imfatiro z'ijuru ziranyeganyega. Imfatiro z'ijuru ziranyeganyega kuko Uwiteka yaratangiye uburakari. Zitigiswa n'uburakari bwayo. Zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo. Mwari mwabona Uwiteka ariko ubu kamaze mbabwira akantu. Ubwo aya magambo yo bayavuga muba mubona Uwiteka ngiye mbashaka abantu tugendana. Ijambo muraryumva. Hitubona ukuntu Uwiteka byamugezemo. Can you see how God perceives Ukuntu this? yamutakiye. How he cried to God. Byarangije bikajya mu gutwi. And he went to his ears. Yarangiza Uwiteka karakara. And God became angry. Yarangiza umwatsi ugatangira gucumba mu And mazuru. smoke went up from his nostrils. Hanyuma umuriro ukava mu kanwa And kawe. the devouring fire from his mouth. Uwo muriro ugatwika. And coals will kindle. Hakavamo n'amakara. And he was kindled. Kandi amakara atazimya amatara yaka. And Amakara the yaka. coals was burning. Yunamisha ijuru iramanuka. Hallelujah. 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 Haguruka mbabwira ikintu. Stand up and then I tell you Haguruka something. mbabwira ikintu. Umuntu atapfuye, umuntu muzima, umuntu atahwereye, umuntu utananiwe kugira. Umuntu atananiwe guhaguruka. If you can Wihangana akantu gato hari exercise shaka there is kudukora. an exercise I want us to do. Aka kantu yagize iti.
What did he do? yunamisha ijuru iramanuka. ngaho yabigenje gute umuntu wese nabikore uko yumva Imana yabigeze Try to elaborate what God did. yunamisha ijuru iramanuka. igira gute He bowed the heavens iramanuka and he came hanyuma down. umwijima wicura burindi wari munsi y'ibirenge wari byayo. munsi y'ibirenge byayo hanyuma iguruka ihetswe na kerubi. hanyuma iva mu buturo bwayo Amen. iguruka ihetswe n'abakerubi hanyuma nuko ibonwa ku mababa y'umuyaga. ibonwa ku mababa y'umuyaga umwijima ugira ihema ryayo riyigose. umwijima utwike iwugira iki ihema ryayo riyigose igotwa n'ibirundo by'amazi. igotwa mbese ibintu byose yiremeye by'imbaraga hanyuma iravuga ati ntabwo manuka jyenyine ngiye gutera ubwoba abanzi b'umwana wanjye. Haleluya. Amen. banza mureke mwumva ega mujye ko muri abasirikare mwebwe mujye mwumva n'ibintu hanyuma ubwiza burabagirana buri imbere yayo. igotwa akarakana ntabwo bakavuze ngo bakumve. umwijima iwugira ihema ryayo riyigose. ego igotwa n'ibirundo by'amazi. igotwa n'ibirundo by'amazi nibyo bicu bya rukokoma byo mu ijuru. ibicu bya rukokoma byo mu ijuru uzi ko buriya yabigusha byonyine ibintu byose abanzi bawe bakava mu nzira. uzi ko yagusha imvura abanzi bawe ikabakukumba bakagenda bakagwa ruhabo. yego ubwiza burabagirana buri imbere yayo butuma amakara yaka. yego uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru. yego usumba byose avuga ijwi rye. usumba byose avuga ijwi rye. arasa imyambi yarabatatanya. Hallelujah. Hallelujah. ndagira ngo tubyumve. I want us to listen to this. hari akantu muri kumva. Can you listen? arasa iki imyambi ye. arasa imyambi ye arabatatanya. niyo mirabyo ibakura umutima. uwiteka agiye kurasisha imyambi ye. Amen. abakura umutima. Haleluya. Amen. Sandrine nta nicyo bitwaye uzajya uvuga ibyo wumvise. Haleluya. nawe kavuge niko wabyumvise bari gusoma bazajya babishyiramo n'ibifara n'ibyongereza. Haleluya. Amen. arasa imyambi ye. And then he shoot arrows. ibakura umutima. arabatatanya. And then he scattered them. niyo mirabyo. Lightning bolts. hanyuma ibakura umutima. And then he vanquished them. hanyuma And afterwards, unanirwa maze yiyicarire ariko utananiwe yashaka if ahagarara. you're not tired, please remain komeza ko kantu standing. kuko tugiye kurangiza. maze ubutaka bwo hasi y'inyanja buraboneka. yego imfatiro z'isi ziratwikururwa. Yego. kubwo guhana k'uwiteka. jya kuri 18. ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyambaraga. ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyambaraga. He delivered me from my strong enemy. kuko bandushaga amaboko. For they were too strong for me. hari ibintu uri kurwana nabyo. There are things you're fighting bikurusha amaboko. that is stronger than you. ariko Uwiteka aravuze. However, God is saying amanukanye uburakari. He's coming with bitterness. amanukanye imyambi yakubitatanya. He's coming with arrows. arabizi ko bikurusha amaboko. He knows it's stronger than ariko you. agiye gukoresha amaboko ye. But He's going to use His own arms kurwanirira kuko abandi to wagushoboye. fight for you because you can't fight for yourself. ngaho ako kanya komeza sha tugiye kurangiza kuri 20 humura. bari baranteye ku munsi nagiriyeho amakuba. They comforted me on the day of my calamity. ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. But the Lord alone. However, God alone. ubwishingikirizo. dusome hariya baza ukavuga. God was my support. bari oya baranteye. tukisome twese. Let's read together. tuvuge. bari baranteye baranteye ku munsi nagiriyeho nagiriyeho amakuba. ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Amen. Hey, tugiye kuri 20 tugahita dusenga. abinkura amashyira ahantu hagari. umva yanyirije kuko yanyishimiraga. abinkuramo
He delivered me. ibyo bigeragezo He delivered ayo me from the makuba trials, from the abimburamo tribulation, byose He delivered hanyuma me. anshyira ahantu anshyira hagari ahantu hagari and put me h'umuti somewhere broad. ngo kuko yanyishimiraga yankirije kuko yanyishimira kuko He yanyishimira delivered me because He delighted in yankijije me. kuko yanyishimiraga He delivered me because He yankijije delighted kuko in me. yanyishimiraga He delivered me because He yankijije kuko nari delighted in me. umukiranutsi wayo He delivered me because I'm a dukomere imana righteous. yacu amashyi Let us clap for God. hari ahantu hano hari umurongo twasimbye wavugaga ngo We skipped a verse, ni umurongo ngira ngo wa 17 twasimbye 17. yankuye To deliver you, ahakurushaga amaboko agiye kurambura He's ukuboko going to agukure spread His arm and take you. agiye kugukurayo He's going to deliver you kuko ari we afite imbaraga zo kunesha because ibikomeye He's the one who is capable of doing that. dukomere ya mana yacu amashyi Let us clap for our God one more time. tugiye gusenga We are going to pray. tugiye kuvuga aya magambo We are going to repeat these words kuko imana yacu irumva kandi irakora because our God listens and He works. aya magambo tugiye kuvuga The words we are going to repeat, natwe tugiye kwinginga uwiteka we are going to plead God nk'uko dawidi yamwinginze as David did. hari amasengesho ubundi y'uburyo bugiye butandukanye There are different prayers. ubundi tuzanavuga ku masengesho yo gutegeka We shall pray some prayers of ariko aya orders. nayo kwinginga Now we are pleading. nayo gutakira uwiteka We are crying out loud. tugiye gutakira uwiteka We are going to cry out to God. uwatabaye dawidi The one who delivered David, niwe dusenga He's the one we pray. niwe twiringiye He's the one in whom we trust. ijambo ry'imana riratubwira ngo ntabwo ahinduka The word of God says He uko doesn't yari ari change. kera aha How He was in the past, uyu munsi niko ari that's how He is today. ni nako azahora ibihe byose n'abandi And bazaza He shall remain like that in the future. azaguma ari imana yo He kwiringira will remain the God who is trustworthy. tugiye kuvuga aya magambo We're going to repeat this word. vuga muti mwami imana yacu Say, Lord God, tuje imbere yawe we come before you. uri imana yacu twiringiye You are the God in whom we trust. tuje tukwinginga We are pleading you, God. niwe mana ibona byose You're the God that sees everything. dufite amakuba hirya no We hino have trials on all sides. urayazi ntitwirirwa tuyakubwira You know it all. dufite amakuba y'ubukene We are poor. dufite amakuba yo mu mibiri yacu Our bodies y'uburwayi are failing us. We are sick. dufite amakuba y'amakredi We have a lot of debt. dufite amakuba mu bana we nibasanga icyo kintu kitari icyawe jya wicecekera dufite amakuba ashingiye ku bana Trials based on kids. dufite amakuba yo kubura akazi y'ubushomeri Trials of being jobless. dufite amakuba yo kwangwa Being hated and dufite despised. amakuba yo gutereranwa Being left out. dufite amakuba yo kubura amahoro mu ngo zacu Losing peace in our home. dufite amakuba atugose impande zose Trials surrounding us on the left and on the dusa right. n'abarohamye mu mugezi We are being drowned in the ariko river. ninde wadukurayo ko nta mbaraga dufite However, who can take us out from this? ururuka udukureyo Please come and deliver us. manura ukuboko kwawe udukuremo Let your hand reach on us, God, udushyire ahumutse aho turuhukira and take us where we shall be at peace. udushyire mu masezerano yawe kuko Let aba us yatubwiye enter into our promises udushyire mu mwanya wacu uwo watugeneye in our right place where Mana we're supposed to yacu. be. Our God, turi abawe we are yours. wavuze ko turi abami n'abatambyi You b'ubwami said we bukomeye are priests and kings. ntabwo abanyamahanga bakwiriye kuduseka People they're not supposed to laugh kandi at us. twariringiye imana ishobora byose Yet we've trusted in the God who's data ni almighty. umutunzi wa byose Our Father owns data everything. afite imbaraga zo Our kuturwanira God is powerful to fight for us. manuka n'iki gihe Come down today nko mu minsi ya kera as you used to do in the past uko days. wabigenjereje dawidi The way you did it for David, natwe bidukorere please do it for us. kuko turi abana bawe Because we are your kids. urakoze uwiteka mana ishobora Thank you, byose God Almighty. urakoze uwiteka mana yacu Thank you, Lord Almighty. mana God. idukunda mana The yumva God who loves mana us. twiringiye The kandi one in whom we trust. tukayihagararaho nk'urufatiro The ruzima one who's our ngubu ubu foundation. bwoko bwawe
This is your people. buri imbere yawe We mana are before you, God. hari imfatiro zasenywe Some foundations have been destroyed. zasenywe n'iminsi They've been destroyed by demons. zasenywe na satani They've been destroyed by the devil. zasenywe n'abantu They've been destroyed by ariko people. wowe uri imana isana However, you're the God that ijambo restores. ryawe rirambwira ngo Your word says, God, uzongera utwubake you shall build us kandi afresh, tuzaba and we twubakitse shall be built well. ubaka God. ubu bwoko bwawe Build us, Father. ubaka bizinesi Build zabo our businesses. ubaka akazi kabo Build our jobs. ubaka imiryango Build yabo our families, God. ubaka abana babo Build our children. ubaka byose Build everything. we ubaka need. relationship Build babuze the relationship that are like ubaka you. mana Build, God. ababavuyeho b'umumaro Those who left and were ongera useful. ubatere guhura Bring them back, mu God. izina rya In yesu the mighty name of ibyo Jesus. satani yashenye What the devil has destroyed, byubakisha imbaraga zawe build it with your ugirire power. neza ubu bwoko Bless your kuko people bakwiringiye wenyine because they trust you. urakoze data Thank you, Lord. mu izina ryawe ryera In the yesu mighty name of Jesus. amen amashyi menshi ku mana yacu yari ay'imana yo Are we clapping for God? ayo ni ay'imana ngo tuyongere I know we can do more if you're clapping for God. imana ibaha umugisha May God bless you. haba hari abantu batari abakiranutsi batariyunga n'imana ngo baze Do we have people who haven't received Christ muri mwe yet? hari abantu baza tukabasengera Do we have people who want to receive abantu Christ in their batarahura lives? na mesiya If you haven't met the Messiah, twararirimbye tukavuga ngo wahuye na mesiya yego we say nshuti the yanjye one who met Messiah. dukomere imana yacu Let us amashyi clap for God. musore mwiza nta bundi buhungiro bindi byose ni umusenyi ntabwo wahungira mu busambanyi ngo ubone amahoro wagira abagore 100 ntibaguhaze wagira abagabo 100 ntibaguhaze ariko yesu niwe yatukuyemo inyota y'isi Amen. tumukomera amashyi Amen. ndagira ngo nawuze muri yesu niho hari ubuzima muri yesu niho baruhukira isi irarushye kandi nutazi uzakomeza uruhe ariko ndakwinginze ngwino yesu akuruhure yaruhuye abandi bakobwa yaruhuye abandi basore we nutaza urakomeza uruhe bya byuma wirirwa unywa ntibyaguha amahoro inzoga wirirwa unywa ntizaguha amahoro babahungu bakubeshya ntibaguhesha ubuzima buri muri Kristo Yesu buri muri Kristo Yesu ndagira ngo nawuze uyu mwanya ni mwiza n'uwakubaho ndagira ngo nawuze kuko abakiranutsi nibo bazabona imana abakiranutsi nibo bazabona imana kandi bazahazwa ibyiza byo mu nzu y'Imana kandi bazamenywa nayo kuko iri mu ijuru imenya abana bayo dukomere imana yacu amashyi bakundwa mukomere imana yacu amashyi imana iri kwirobera imana iri kwibyarira mukomere imana amashyi imana amashyi ndagira ngo muze mwese mukanguke aha twarahanyuze ntabwo haduteye isoni muririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite ngo uretse iz'ibyaha byanjye yesu niwe atanga amahoro isi ntiyaguha amahoro ibyaha ntibyaguhesha amahoro ariko yesu niwe yaduhaye kuba abavandimwe niwe yaduhaye kuba abana be niwe yaduhaye kuba ubwoko ariko nawe urasigaye wambabariye ukaza tugasengera abo ko nawe imana yagushakaga muri uyu mukumbi mbabarira niwe usigaye winangira umutima satani ari warakubwira ngo yicarire ariko hano twese twarahanyuze ngwino nawe musore ngwino ibi ntibiteye ubwoba aha hari abaprofeseri aha hari abadogiteri aha hari abantu b'ingeri zose aha hari abantu hari abanyacyubahiro we ntabwo bazi I'm telling you aha hari abanyacyubahiro bamenye imana bagasobanukirwa ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge ni we wenyine usigaye ngwino mpite mbasengera waje nawe nkagusengera ko imana igushaka kuri uyu munsi yego mukobwa ngwino urambonera se turi babi ko twamenye imana twarayimenye dusanga nibwo buzima ndakwinginze nawe ngwino ni wowe wenyine tugiye gusenga iki nicyo kiba cyatuzanye
ngwino nawe sha Uwiteka kurohore muri iyo sayo y'ibyaha, akurohore muri iryo rari ryakunaniye. Waje Uwiteka ko ari wajya ryica rikemera, ahandi hose ridapfa. Ngiye gusenga kandi niwe warusigaye, kandi uyu munsi Uwiteka yakubyaye. Udukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kristo turakwakiriye, ubu tubaye abawe. Udufata ukuboko udukomeze, uturinde gusubira inyuma, uturinde abatujya mu matwi, ahubwo twumve ijwi ryawe. Tubaye abana bawe, turakwizeye, tubera umwami, natwe tukubera ubwoko. Udushyire mu gitabo cy'ubugingo, tubone ubugingo bw'iteka. Urakoze kutubyaye, mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Mana nkuru yo kwiringirwa, twongeye kugushima. Abana bo ni bene Aburahamu, bari bakwiriye kugirirwa neza nawe. Tugushimiye ko ubabyaye bagahinduka abana bawe. Mana turabasenge mu izina rya Yesu, kugira ngo bafate bakomeze. Aha hanze hari inkuru z'incamugongo, ababategereje aha hanze batsindwa n'imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu bafate, bagwizemo umwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu ntibasubire inyuma, bagukunde, bazavemo abakozi bawe, bazavemo abahanuzi, bazavemo abigisha ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu bazavemo abakozi b'ingeri zose. Ubagirire neza, ubafate ukuboko, ubakomeze, maze ubugingo bwabo bube buzima, kuko bakuye mu rupfu.